Abagenerwabikorwa b'uyu mushinga barafashwa mu buryo bwo kubategura mu mutwe no mu mitima kugira ngo barindwe ubwigunge, ndetse kandi bakaba bigishwa imyuga irimo ubudozi, gutunganya imisatsi, ubukorikori n'ibindi. Mukankuranga Domitire ni umwe mu bari kugororerwa muri gereza ya Ruhengeri, wemeza ko iyi gahunda ifite akamaro. Nge nahisemo umwuga w'ubudozi, nkaba numva ningera hanze nzashobora kudoda imyenda y'abagore ndetse n'iy'abagabo mu modeli atandukanye. Nzashobora kandi kubona amafaranga, nzashobora gupigana n'abandi ku isoko kugira ngo mbashe gufatanya n'abandi. Ntabwo nzakora njyenyine, ahubwo nzashimishwa no kuba mwishyira hamwe kugira ngo twese dufatanye twiteza imbere. Ibyiciro by'abagore cyangwa urubyiruko b'abagororwa ngo bakunze kugerwaho n'ingaruka zirimo guhabwa akato mu miryango yabo kubera ibyaha baba barakoze, cyangwa bo ubwabo bakananirwa kwiyakira, ngo ku buryo hari n'abarangiza ibihano bakisanga bongeye gukora ibindi byaha bituma bongera gukurikiranwa n'ubutabera. Uyu mushinga ngo uzafasha mu buryo bwo kubaha umurongo nyawo wo gutegura ubuzima bwabo, nk'uko byemezwa na Musenyeri Nzakamwita Serviliyani, umushumba wa Kiliziya Gatolika Dayoseze ya Byumba, anayiri gushyira mu bikorwa uyu mushinga ibitewemo inkunga na Oxfam. Umusaruro duteze muri iki gikorwa ni uko abagororwa bakumva ko ari abantu nk'abandi, bagize ibyago bagwa mu byaha, ariko bashobora kugororwa koko bagasubira mu buzima bwiza, kumva ko ubuzima butahagaze, hanyuma ndetse bazavana hano barangije ibihano byabo bakazashobora kwakirwa n'imiryango yabo bafite n'umwuga bize ushobora kubateza imbere. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnson Businge awutangiza ku mugaragaro yahamije ko mu gihe umugore cyangwa urubyiruko bahawe amahirwe babasha kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Niho yahereye asaba abagororwa kubakira kuri ubu bumenyi bikazabafasha gusubira mu miryango yabo baharema impinduka nziza. Nibura wa wundi waburaga icyo akora kubera amahirwe make yagize, ntabwo yakomeje amashuri, ntabwo yagize umwuga yize, mu muryango ntabwo byagenze neza, tumuha ubushobozi, kongeraho n'izindi mpanuro. Ibyo byose iyo bigeze hamwe navuga ko ari inzira ikomeye yatuma umuntu abona aho ahera, amenye kugira icyo akora n'amaboko ye, amenye kugira icyo akora n'umutwe we avuye muri gereza, atagombye gusubira mu byaha yari arimo. Minisitiri Businge yibutsa ko igihugu gifite umurongo wo kurwanya no kwamagana ibyaha, byaba byoroheje cyangwa ibikomeye, ngo kubyijandikamo bisubiza inyuma ababikora n'imiryango bakomokamo, kuko mu gihe bakurikiranwa n'ubutabera bafunzwe cyangwa bagororwa hari uburenganzira bwo kwidegembya batakaza. Biteganijwe ko mu gihe cy'imyaka 3 uyu mushinga ugiye kumara uzafasha abagore 2,000 n'urubyiruko 500 bo muri gereza ya Ruhengeri n'iya Nyagatare. Ku ikubitiro icyiciro cya mbere kikaba gitangiranye ingengo y'imari ingana na miliyoni 40, kikazakurikirwa n'ikindi kizatwara miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda.